Inshuti bakunzi ba MPUMURIZA TV, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umwanya w'ijambo ry'Imana ngira ngo tuganire. Turasanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo intumwa yandikiye abakorinto, igice cyaho cya 5 umurongo wa 16. Dusome. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije n'ijambo ry'umwuzuro. Imana idufasha cyane. Bene data, uyu mwanya nagira ngo tuganire kuri iri jambo rigendanye no kwiyunga, ubwiyunge, icyo mu ndimi z'amahanga bita reconciliation. Kandi muzi ko mu gihe nk'iki ngiki twibuka amateka yabaye ku Rwanda, ubu turimo turubaka ikintu bita ubumwe. Ubwo bumwe rero kugira ngo tubwubake kandi bwubakike, bisaba ko hari ikintu dukora. Iri jambo Pawulo yavuze hano, aravuga ngo nicyo gituma uhereye none tutazongera kugira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza ye. Nshuti bene data bakundwa, amateka niyo arimo n'amasekuru. Buriya mu masekuru yacu, mu nkomoko zacu, niho hari n'amateka yacu. Buri muntu akurikije ibyo yabwiwe n'ababyeyi be, ubwo ndavuga ibyamubayeho cyangwa ibyabaye ku muryango watari yimenyera ubwenge, akurikije n'ibyo yiboneye abirebesheje amaso, ibyo byose biragenda bikubaka amateka akomeye cyane, ariko kandi bikagenda binubaka amateka hagati ye n'abandi bantu. Aho wavukiye, aho hantu hari amateka. Ubwo ndavuga abaturanyi bawe, abo mwiganye, hari amateka. Abarimu bakwigishije bifite amateka. Aho wakoze mu kazi, hari amateka kandi hari ibyo hibuka. Umuryango washatsemo ufite amateka kandi hari ibyo wibuka. Ibi bintu byose Pawulo aratanga inama avuga ngo ntidukwiriye kongera kugira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza ye mabi, cyangwa se amasekuruza ye yaremye amateka mabi. Ngo nubwo ariko twatekerezaga abantu, yewe na Kristo ngo twamutekerezaga. Reka mbabwire impamvu yashyizemo Kristo. Ngira ngo murabizi, bamwe hari abantu bananiwe kwizera Kristo kubera amateka ye n'amasekuruza ye. Nimwibuke amagambo bajyaga bamuvugaho. Baravuga ngo uriya se si mwene Yosefu w'umubaji, nyina se si Mariya, ntavoma mu kabande hariya mu gishanga, ntituvoma hamwe. Ugasanga amasekuruza ya Yesu abujije abantu kumwizera. N'ubu ngubu iyo urebye amasekuruza y'inkomoko ye, usanga itakabaye nziza ku buryo yaba umwami, cyangwa yatanga ikize cy'umuntu wazaba umwami. Mu masekuruza ye nkuba barahabu barimo, kandi b'indaya n'abandi. Imana kugira ngo yiyunge natwe muri Kristo Yesu, byasabye ko hari amateka, reka mvuge ngo yirengagiza. Nk'uko natwe dusaba kugirayo twirengagiza, tukayafata nk'ataranabayeho. Ariko mu by'ukuri ntabwo byoroshye kuyafata nk'atarabayeho, ahubwo birigiza kubyirengagiza.
amateka, amasekuruza y'aba bantu bose navuze, hatabaye kuyirengagiza ngo twe gutekereza dukurikije aho akomoka, ntabwo ubwiyunge bwashoboka, ntabwo bwa bumwe bwashoboka. Urugero, wakuze bakubwira yuko hovukiye bigeze kukurugana wenda na mama wawe, wakuze bakubwira yuko inda yawe yavutse yararengeje igihe, kandi mu biganiro bakuganirizaga bakubwiraga uwabikoraga uwo ari we cyangwa uwabikoze uwo ari we. Ukura bakubwira ko bashiki bawe batinze gushaka, abenshi bagumiwe, icyo twita kugwa ku ziko cyangwa kugwa ku ishyiga, n'abashatse ntibabona urubyaro. Igitangaje kandi uwabikuganirizaga, yaba mama wawe yaba nyoko wanyu, yakubwiraga aho byaturukaga n'inkomoko yabyo. Ibyo ni ukurubizi gutyo, kandi ari ababikuganirizaga, ari abo ngabo bavugaga ko babikoze ntibakiriho. Niba bakinariho ariko ntimunganye imyaka, ni abakecuru kukuri, ni abasaza kukuri, ubona rwose basigaje amazuba makeya ngo batabaruke bave ku isi. Niki twakora jyewe nawe, we tunganye imyaka, we rungano rwanjye, wenda utaho gatoya cyangwa utaho gatoya, we mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye, niki twakora ngo u Rwanda rugira abantu bunze ubumwe, bakundana urukundo rwa kivandimwe, batitaye ku byo iwabo bakoranye cyangwa bakoze. Erega so ashobora kuba yarashokanye na data ku iriba, bapfa gusa amazi y'inka, bagira inkombati ku ibuga, icyo kirakura mu muryango. Wabona icyabyaye ubugome bwabaye hagati y'imiryango yombi. Wabona mama wawe na mama wuriya na nyirakuru wuriya na nyirakuru wuriya baragiranye amateka mabi, ariko se ayo mateka dukwiriye kuyapfa jyewe nawe? Uzi, kugira ngo bishoboke turasabwa kudatekerezanyaho dukurikije amasekuruza uhereye none. Nicyo gituma tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza ye, ngo nubwo ariko twatekerezaga umuntu. Mwene data mushiki wanjye unteze amatwi, kugira ngo tuzagire igihugu cyiza, tugire umuryango mwiza, tugire u Rwanda rwubakiye ku mahoro n'ubumwe n'iterambere, twibuke twiyubaka, birasaba ngo twe kwibuka ibyo basogokuru n'abasogokuruza bapfuye. Tugerageze tube new generation, tube igisekuruza gishya gikundanye. Reka dufite impamvu yo gukundana, dufite impamvu yo gukundana, kandi impamvu dufite impamvu yo gukundana. Twariganye tuba muri boarding class, cyo bita interna, dusangirira impamba, dusangira ingemu batugemuriye, dusangira byose, dusangira igikoma cyaho, dusangira akawunga yaho, ubonye udufaranga umpaho, nanjye twanjye tuje ngo uhaho kuri mobile money. Izo mpamvu zirahagije ngo dukundane. Turangije ayisumbuye twagiye muri kaminuza, yego ntitwize hamwe, ariko twakomeje kwibuka yuko twiganye, twibuka uko twabayeho. Birangiye, kaminuza irangiye, dushiduka twongeye gukora mu kigo kimwe. N'urugero, niba tutarakoze mu kigo kimwe, twakoze muri domene zimwe zaduhurizaga mu manama, cyangwa se mu ipiganwa ry'amasoko n'ibindi bitandukanye.
mwene data mushiki wanjye, kuki ibyo bintu byinshi byaje kuduhuza nyuma n'ababyeyi wenda batagihari, kuki twabipfusha ubusa tukabikandagira tukabinyukanyukisha amasekuruza? Ni ukubera iki? Abatubibye muri urwo rwango n'uwo mwuka mubi ntibakinahari. Kuki tutaba umwe? Kuki tutaba umwe? Umugeni washatse iyo akubwira abavandimwe be, usanga ahubwo akubwira abo biganye, usanga akubwira abo bakoranye, ni nabo batashye ubukwe, ni nabo bamupangiye ka kandi twa tuntu bita bride shower, bamugurira ibintu, nibo bamutwikuruye, nibo bari bamwambariye. Wibwira se ko musubiye mu mateka mwasanga y'abasekuruza banyu yari meza? Usanga atari meza. Ariko ni muri icyo twubake ubumwe dushingiye kuri iri jambo, ngo uhereye none sinzongere kugira uwo ntekereza nkurikije igisekuruza cye. Kera abantu hari imihango runaka bakoranye, hari imigenzo runaka bakoranye, yewe iri satanike y'abadayimoni, baraterekereranye, barabanzwe barabandanwa, wenda bigize banarogeshanya, baracuraguriranye, bakoze ibintu byinshi. Ariko twebwe turi ikinyejana gishya, turi urubyaro rushya, turi bashyashya muri Kristo Yesu, turi bashya mu Rwanda, turi imbuto nshya. Mwama dufashe cyane bene data. Kuki twakwangana dupfa ibyo abakera bapfuye? Uyu munsi wa none numva bimbabaje cyane iyo numvise ingengabitekerezo ya jenoside n'amagambo yayo ukayumva mu bantu bakiri bato, ukayumva mu muntu utanafite n'imyaka ingana n'iyo tumaze jenoside ikorewe abatutsi mu Rwanda 1994. Iyi ngengabitekerezo muri uyu mwana w'iyi myaka 21, 23, 5, ko na jenoside yabaye atari yanabaho, iyi ngengabitekerezo bivuye he? Igisubizo umuntu wese yakwiha ni ikivuga ngo byanga bikunda ni umuntu wamuganirije, byanga bikunda ni umuntu umuha amateka, byanga bikunda ni umuntu wamuhaye amasekuruza. Yesu adufashe cyane. Kandi uwamuhaye, ayo yamuhaye ni mabi. Reka tubibare nk'uko konsa umwana amashereka mabi, bimeze nk'uko umubyeyi yonsa umwana amashereka mabi. Iyo umubyeyi afite amashereka mabi yanduye atameze neza, bamugira inama yo gucutsa umwana agakoresha ifashabere, hakarya ibindi akanywa ibindi, ariko atonsa amashereka mabi. Byanga bikunda nta handi hantu iyi ngengabitekerezo muri uyu muntu yaba irimo kuva, irava mu biganiro aganirizwa. Niyo mpamvu mbasaba mwebwe abafite abana, nimubaganirize urukundo, nimubaganirize kuba turwa na Kristo, nimubaganirize ko turi abanyarwanda, ko turi ubwoko bumwe bw'abera n'abera, turi ishyanga ryera Imana yaronse, turi abantu Imana yaronkeye ngo twamaze ishimwe ry'yaduhamagaye gusa. Nimubaganirize cyo. Niba akenera gukenera amateka, ubwo uti urumva hari igihuganza abana bakuru babizi, ubwo uti yego nyine naho twakomokaga naho, ariko ubu ngubu turi bamwe, twabaye bamwe, turi ishyanga rimwe, turi abanyarwanda, nta bindi. Naho niwinjira hirya hariya cyane ukavuga icyo basogokuruza bapfuye, uraba ubyishe, uraba wica umugambi w'Imana wo kutugira umwe muri Kristo Yesu, uraba wica umugambi w'Imana wo gukundana. Urukundo rwacu rugomba kuturanga ahantu hose n'igihe cyose. Mbere yuko ngana ku musozo, reka ngaruke ku kintu cyo gushyingirana cyangwa gusabana.
abantu barimo baragira ikibazo. Ba bana batoya b'urungano ba kino kinyejana b'urubyaro rushya bagize gutya, barakundanye, bararambagizanyije, amaso yawe washimye uriya mukobwa, nawe umukobwa urashimye rwose. kandi burya hariya hantu njye nibaza ikintu Imana ihakorera n'imbaraga ihashyira zituma umuntu arambagiza akamushima. Uzi ko umuntu akubajije ngo buriya mukobwa wamushimyeho iki, hari igihe ubura icyo uvuga. Niba ari uburanga n'abandi barabufite, niba ari umuryango se n'abandi barawufite, niba nta na wose hari igihe ushaka impamvu ukayibura. Ubundi bavuga ko urukundo waboneye impamvu ruba rudashinga, ariko rwanda uvuga gusa uti ndamukunda nta bindi, burya rwo ngo rukomeye. Rwa rukundo uvuga uti ngenda ndavuga ngo naramukuze gusa nta bindi, burya rwo rukomeye. Noneho ugasanga aba bana bakundanye nta kindi kigamijwe, nta kindi barebyeho, wajya kumva ngo ababyeyi babo nibo babyanze, batangiye kuvundura ibintu abana batari bazi, batangiye gutaburura ibintu abana batari baramenye. Ati niko muko wamwemeraga, wajya ubanza ukabazama, wajya ubanza ukabaza kuko utabajije. Niko muhu we wajyaga yose wiyewe ko bari yaraba mana we, ugasanga abadayimoni barazamutse b'urwango, ibyo abana batari bazi bakaba barabimenye. Yemwe mw'ababyeyi mwe, yemwe mw'ababyeyi mwe, abo tungana, nanjye ndi umubyeyi mfite abana. Urabona iyi mitima ibiri y'abano bana muroze, mubarogesheje ibintu byanyu bya kera mwe muzi batari bazi. Mana ibababarire, ibababarire. Ikibabaje nuko hari igihe mu byanga ubwo mukabwanga, mukabwira umukobwa ngo uzijyane, ngo uzabajye wifashe, ngo ntawe uzaguherekeza, ngo ntawe uzakujya inyuma, ngo wankora amahano we. Umuhungu muti nawe sha uzagende wimenye ntuzaze kubaza ikibanza hano. Mukabikora mukaruhira ubusa, kuko ari Imana yashatse kubaka urugo, mukabona rurubakitse, mukabona ubukwe buranze pe, ntabwo bupfuye. Mwari mugiye kugisha ko mupfuye, mukabona abana barakomeje barakundana. Umukobwa atahubwo niba mwanze no kunsabisha, nzareba ahantu nsabirwa kuri maison de passage, bene za nzu basigaye bakodesha bishyura. Nzagenda ndebe umuntu mpagararira, uyu mugabo mbere papa, uriya mubyeyi mbere mama, nzashaka bapare muri korari, abandi nzabashaka mu twiganye, ariko ubukwe buzaba Yesu Kristo. Kandi ko ugasanga ntubabaye, ugasanga ntuhicaye pe, urabyanze. Hanze hanga tujye tubyumva ngo umuntu yanze kuhicara gusa ngo nuko umwana w'umukobwa yashatse mu bwoko buno, yanze kwicara ngo nuko umuhungu we yashatse mu bwoko buno. Ibyo njya mbyumva rwose. Abana umurenge ukabasezeranya bagatera igikumu, abana bakajya mu rusengero cyangwa muri kiliziya bagasezerana, wowe uri aho ngaho amenyo yahekenya ngo yashatse udashaka. Mwene data, mushiki wanjye, muvandimwe, Imana irashaka kutwubaka ngo wongere twubakire mu bumwe, kandi ubwo bumwe kuva ari yibushaka umuntu ububangamira ahubwo yagira ingorane. Niyo mpamvu yakuntumyeho ngo nkugiriye inama, uhereye none sigaho rekeraho kujya ugira umuntu utekereza ukurikije amasekuruza. Twubake u Rwanda rushya, twubake umunyarwanda mushya, twubake umunyarwanda ufitanye ubumwe n'undi, twubake u Rwanda rukundana, rusangira byose, twubake u Rwanda ruzira amoko, turwubake ruzira amoko, ruzira amoko, ruzira amoko. Utarebera umuntu muri bariya, utarebera umuntu muri bariya, oya, tugerageze rwose. Umwami adufashe cyane. Aba bavuye aha batuye muri kariya karere, oya, murabizi ko hari igihe cyabayeho u Rwanda rugira prefecture 12, buri prefecture yose ikagira plaque yayo y'imodoka. Mutekereze iki kuba cyarabayeho.
buri perefegitura yose ikagira plaque y'imodoka, bityo ugasanga abo bantu baraziranye, izo modoka nizo ziziranye. Kigali ari AB, Gitarama ari BB, Butare ari CB, Gikongoro ari DB cyangwa ari EB, mu Ruhengeri ari HB, Igisenyi ari JB, Kibungo ari G iriya Jean, n'ahandi bene data bakunda. Ibyo bintu byari ibice bidafite impamvu, byari ibice bitagira icyo bitanga. Ugasanga iyo HB ikaba itahurira mu nzira na EB cyangwa CB ngo yihipine, amutize ipine reserve cyangwa mutizije cyatera ipine yishyiriye mwiye. Ibyo bintu rwose bene data bakundwa, niba Imana yaraduhaye u Rwanda rutakibirimo, rutakireba izo plaque, rutakireba quartier, rutakireba akarere, rutakireba amoko, nimureba amoko yo mu ndangamuntu byonyine aho yaratugejeje, kugeza ubwo umuntu atari gusoni kwerekana indangamuntu ye. None Imana yaduteje intambwe, mu ndangamuntu nta kintu kirimo, nta bwoko burimo. Turi abana b'Imana, ikirezi kuri ibyo turi abanyarwanda. Ni naho Kristo azavana ituro aza kuricyura, azaducyura nk'abakristo, azaducyura nk'abana b'Imana. Tuze mbasaba ngo muri no minsi iyi duhagazemo yo kwibuka, Uwiteka dufashe iyi nshuro ya 28 twibukaho ijyane n'ibintu bimwe na bimwe Satani akimbitse mu mitima y'abantu, birandutse rwose, birandutse rwose. Abari hafi n'abari kure, bari mu Rwanda, bari mu mahanga, twese twibonemo ko turi abavandimwe muri Kristo Yesu. Birababaje ko hari abantu bajya kurobanura abakozi bo gukora mu nzu y'Imana, kurobanura abadiyakoni, kurobanura abakuru b'itorero, kureba ubu mushumba, ugasanga ibyo warabirebye, inkomoko ye akomoka ahantu wo muri aba. Yemwe bene data, Uwiteka ntabwo azakomeza kwihanganira iki kintu, kuko arashaka ko twiyunga tukaba umwe. Reka nongere nsome uyu murongo. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera bibishize, dore byose bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka, umva hano bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. 19, kuko muri Kristo ari Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Niba muri Kristo Yesu ari Imana yiyungiye natwe, kandi kadusaba natwe kwiyunga no kuyunga n'abandi, mwene data mushiki wanjye, ndakwingingira muri Kristo Yesu, senga Imana ukiri icyo kintu, kiri uwo muze, kiri iyo mikobe, kiri icyo cyorezo mu izina rya Yesu Kristo. Twibera abanyarwanda bashya, twibera abanyarwanda bashya bakundana, bibonamo abanyarwanda, bibona mu Rwanda, bakunda igihugu cyabo, nta bindi barebyeho. Aho twari tumaze kugera ni heza, tuhashimira Imana, ubundi twirinde ko Satani yahasenya. Ubumwe twari tugezeho ni bwiza, dusenge Imana cyane kugira ngo Satani atadusenya ibyo twubatse. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Kadusenge Imana. Mana, tugushimiye imirimo itangaje wadukoreye, tugushimiye ko warokoye igihugu cyagomba kuba umuyonga, cyagomba kuba cyarabaye umuyonga kikarangira, n'isura yacyo ikarangira, ariko ushimwe ko waturokoye ukongera ukakibeshaho, ushimwe ko wongeye kucyubaka, ushimwe ko wongeye kugisana. Ndabigushimiye Mana, warakoze kubyo wakoze byose, ushimwe. Aho wari utugejeje ni heza. Rero turashaka gusaba ngo uduhe imbaraga, turwanye umwanzi Satani mu izina rya Yesu Kristo, aho yakwinjirira hose, uko yaza kose, asenya ubumwe twari tumaze kugeraho, turamwirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Turashaka kumenya kuba mu Rwanda ushima kandi wishimira, rurimo agakiza, rurimo umwuka wera, rurimo amahoro, rurimo ivugabutumwa, u Rwanda rukundanye, abana barwo bakundanye, bibona nk'umuntu umwe.
ubwo bumwe turakwinjiza ngo duhe kumenya kubwubaka, icyaburwanya cyose n'icyabusenya cyose natwe tukirwanye mu izina rya Yesu Kristo. Gushimira ijambo ryawe umpaye, komeza ufasha abantu baryumvise mu izina rya Yesu Kristo, abakuru baryumvise bamaze kubyara bafite abana baryumvise b'urubyiruko mu izina rya Yesu Kristo, uduhe kugenda mu ijambo ryawe rivuze. Ndagushimiye kandi uzahana umuntu wese ubangamira cyangwa asenya ibyo urimo kubaka, uzahana umuntu wese urimo kurwanya ukuri kw'ijambo ryawe, uzahana umuntu wese ubiba inzangano n'amacakubiri, uzahana umuntu wese uhagarara kuri mikoro akabiba ibintu byatanye abanyarwanda, uzamuhana. Ndagushimiye ko Imana izaturinda kandi uzaturindira igihugu kugeza igihe Imana izavugira ukakiduhamagaramo n'abandi ukabakura ahandi bagiye bari, ukaduhuza mu bicu tugiye gusanganira. Urakoze kubyumvise mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.